ukabaho kumva yuko abantu bakiya nijya ntangara cyane abantu bakajya gusenga asanga umukozi w'Imana we niyihanye da kandi ugiye kugabura abantu ihane. Kwiyeza gutera Imana kugupangira umushinga uzatungura abanzi bawe ugatungura n'abagucukuriye urwobo. Kwiyeza byateye Imana haleluya, byateye Imana gupangira Yosuwa n'abo yarayoboye igihugu baragifashe baragifashe. Uzasoma izi nkuru. Imana yari yacumbikiye abatasira rokoka n'abo yahishe biturutse mu kwiyeza. Yemwe bantu munkurikiye, kuba mwuzuye insengero nta kwiyeza guhari, nta mwuka wera uzaza. Kongeye kubaha ikaze inshuti abadukurikiye mwese, inshuti za gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese ni mube mwikaze. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari, niho turi. Kandi ndashimira abantu mwese turi kumwe, ndashimira abantu muri gukora subscribe, ndashimira abantu muri gukora share, ndashimira abantu bakurikira ijambo ry'Imana. Umugisha w'Imana ubaho mu izina rya Yesu. Inzira y'umukiranutsi irahari, kandi gukiranuka twasanze ariyo fondasiyo. Ntabwo umuntu ashobora kubaka inzu idafite fondasiyo. Uramutse wubatse inzu idafite fondasiyo irasenyuka, umuyaga uraza ukayisenya. Hanyuma mu rugendo rw'agakiza, umuntu wese ukenera umugisha uvuye ku Mana, utavuye ku bantu, kuko umugisha uvuye ku bantu cyangwa mu bapfumu n'ahandi ntabwo uramba, biba ari ibicupuri, biba biri ibintu biri aho ngaho byo kukubeshya. Ariko umugisha uvuye ku Mana wo, umugisha uramba n'umugisha waturutse ku Mana, biturutse muri fondasiyo wubatse yitwa gukiranuka. Iyo utakiranutse ntubona umugisha, nyine ubona nyine bisanzwe, kuko umuntu wese hari ibyo twita umugisha ariko atari umugisha. Abantu benshi bakunda kukimbaza, ariko nzakibasobanurira. Mama tukaba baramwe, none se nta bapagane bakira? Abantu barakira. Ati nta bajura bakira? Abantu barare bakize. Ariko umugisha w'abana b'Imana ubundi ni iki? Umugisha w'abana b'Imana ugizwe n'imigisha myinshi igeze mu 9, ariko yose ntabwo tuzayivugaho. Ariko reka dusenge Imana mvugeho nk'ingahe, kandi nawe nimba ukijwe, Imana izakuremera inzira muri uwo mugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana irwana kandi wamara kurwana ugatsinda. Imbaraga zawe zirakora, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zihindura amateka, kandi imbaraga zawe zihumuriza abantu n'abarushye n'abaremerewe bakaruhuka. Ndasenge abantu dukurikiye bose, Mwami, tutangire muri gahunda ngo bahabwe umugisha nawe. Reka umuntu wese dutangire ikiganiro, inzira y'umukiranutsi irahari, ahure nawe, abone imbaraga zawe, abone uko gakomeye, amateka yahindure, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ndashimiye cyane. Amazina yanjye ni Harerimana Barayisi. Ndabizi ko abantu benshi muranzi. Iyo mavuga umugisha, ubundi imigisha ni myinshi, intuhana ibarango irangize. Niyo mpamvu korari yindi yayireka yani ngo umugisha utanga, imigisha yabarango imigisha utanga. Nuko ngo Imana itanze umugisha ni mwinshi. Hanyuma ndanyangwire ko hari ibyo twita umugisha atari umugisha. Mbese amwanga ibintu wibye ni umugisha? Nta warabyibye, ntabwo biri umugisha, warashuguritse urabyiba. Urambwira se umugisha ni iki? Ubundi umugisha w'abana b'Imana, icyambere dufite umugisha ko tuzabona Imana.
uwo ni umugisha wa mbere, uwo tuwurusha abantu bose. Umuntu wese wageze ikigemo cya Kristo, uwo ni umugisha. Icya kabiri, umugisha wa mbere ni uko dutabaza Imana ikatwumva. Iyo umuntu asenze Imana iramwumva, uwo ni umugisha wa kabiri. uzi kuntu umugabo umwe yasenze afite umugisha, ahanganye n'abahanuzi baba yari bagaseba, Imana ye ikamanura umuruga ugatwika kubera umugisha. Abandi byanze barambaza ngo banikebesha n'amabuye ibiyirwamana byabo, batera umugongo kuko barabeshyaga. Iyo umuntu ufite umugisha atabaza Imana ikamwumva, uyitabaza no makuba ikakumva, uyitabaza na hahandi wabuze umuntu n'umwe ugutega amatwi ikakumva. Iyo ufite umugisha urakomanga ugakingurirwa, ntiwizana umugisha wo ku Mana urakorerwa. Kuwukorera ni ukubaka fondasiyo yitwa gukiranuka. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu, ndakwifuriza kubaka fondasiyo yitwa gukiranuka mu buzima bwawe. Umugisha wa gatatu ni umugisha bita uburinzi. Iyo tuvuga umugisha abantu ngo ibintu by'umugisha, ibintu by'inzira, ngo twe dufite inzira. Umugisha wa gatatu utazabona utubaha Imana, umugisha wita uburinzi. Dufite abantu benshi Bibiliya igenda igaragaza babonye uburinzi bw'Imana. Abanzi babo babonaga ko babagejejeyo, babonaga yuko banabishe byarangiye, ariko kubera umugisha bakuye ku Mana, kubera umugisha babonye muri Kristo, kubera umugisha bamenye, kubera Imana bamenye, kubera gucanuka kwabo, Imana ibakuraho amaboko akomeye, ibakuraho ubugome bwa Satani, ibakuraho n'ubugome bw'abantu, babaho abantu batabishaka. Uwo ni umugisha tubona abandi badashobora kubona. Umugisha uduma tubaho abantu batabishaka ukabaho. Umugisha utuma ubaho ugatura n'umurozi ukabaho atabishaka ukabaho, ugatura n'umuntu akwanga ukabaho atabishaka ukabaho. Imana ishimwe. Iyo tuvuga umugisha abantu ntabwo babyumva neza. Umugisha wo mu gakiza, iyo ngo inzira y'Imana irahari, Imana itanga umugisha, umugisha bita uburinzi. Ni umugisha ukomeye cyane. Imana ikwimana abantu bateguye kupfa, ikakwimana. Kubera iki? Kubera gukiranuka. Iyo umuntu yakiranutse, Imana ikuremera umugisha bita uburinzi. Ndakwifuriza kwakira umugisha wita uburinzi mu izina rya Yesu. Uyu mugisha bita uburinzi uruta ibintu byose byo mu isi, uruta ibintu byose ushaka. Umugisha bita uburinzi Imana iwuguhe. Reka mbabwire, nta kintu na kimwe ushobora gukora utabanze gukiranuka. Umva Yosuwa ukuntu byagenze hano. Imana itoranya Yosuwa, ntabwo soma hano hanini cyane, uzafata umwanya nawe wisomera. Imana itoranya Yosuwa ntiyari azi ko Imana yamukoresha ibintu bikomeye, ariko hari agakode, hari ibanga Imana yabameneye. Yosuwa ibice 3 ku murongo waho wa 5. Umva kuno avuga. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. urumva akantu kariho, urumva iyo kode. Yari afite amakuru ko mu kwiyeza kwabo, inshuti yanjye, Imana irakamya inyanja. Yari yamaze kumenya amakuru ko mu kwiyeza kwabo, iyi nyanja bari kwambuka, yari yamaze kumenya ko nibiyeza, abatambyi bahetse isanduku y'amasezerano n'abandi, yari yamaze kumenya ko aba bantu yari ayoboye agiye kwambukana nibiyeza arabagezayo. Yari abizi. Hari igihe umuntu agira urugamba, akabona urugamba afite nta kuntu azarurwana,
reka nkubwire, niwiyeza ugakiranuka Imana izagusetsa wakaki ubuhanuzi. Arababwira ngo nimwiyeze, ejo Imana izakora ibitangaza muri mwe. Ubundi igitangaza ntigitangwa n'umuntu, gitangwa n'Imana. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Ahantu nukomeza gusoma urasanga Imana amubwira ngo ndatangira kugukuza mu Bisiraheli. Kubera kumwishimira, Imana yatangiye kumukuza. Iramubwira ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, uko nagendanaga nawe, ibitangaza namukoreshaga nzagukoresha ibirenze. Bivuye he? Bivuye mu kumenya inzira yo gukiranuka. Arababwiye ati ibanga si amazina nubwo ntari meza, si ibyubahiro, mwiyeze. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, mwiyeze. Yesu rwabwiye ngo, maze Yesuwa abwira abantu ati mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Icyama ngo Uwiteka gukora igitangaza. Abantu benshi bakunda ibitangaza. Abantu benshi bakunda kubona Imana ibaremeye imirimo n'ibitangaza ibahindura amateka. Ariko ukwiye kumenya ngo bivahe, bitangira gute. Ntihabanza ibitangaza, habanza kwiyeza. Abantu benshi umuntu abyuka mu gitondo n'ubugoro n'iki yararya ubugoro, akagenda ngo uragiye ukajya muri chapelle ngo urashaka gitangaza. Waraye mu bapfumu, wagiye gupfumuza, wagiye kuraguza, baguhaye ibyo ukenyereyeho, ibindi urabyambaye, ukagenda imbere wati padiri mpumugije, ntawe uzabona. Habanza kwiyeza. Abantu benshi bakabyuka mu gitondo akajya mu cyumba cy'amasengesho, waraye usambana, waraye mu kabari, waraye wiba, waraye mu mafuti, ukabyuka mu gitondo ukagenda ngo Imana migitangaza, nta gihari. Habanza kwiyeza. Ugahamagara umukozi w'Imana ngo ndi kwihuta ngo hita usengera. Ubu none hagezweho ibintu byo kubahamagara bakabasengesha no kuri telefone. Ngo hari ikintu ngo nyine k'Imana ngo indemere igitangaza, ngo hari igitangaza ngo nyeneye, ngo umukozi w'Imana ngo ndababaye ngo cyane ngo Imana inkoreye igitangaza. Numubwiye ati ndumva nyeneye kwegera Imana, ndumva nyeneye ubusabane n'Imana, niki nakora? Habanza kwiyeza. Ntabwo habanza gusirimba. Ubu ntabwo tuza ahangaha tutabanze kwiyeza. Oya, urabanza ukiyeza, urabanza ugasenga, urabanza ugasaba Imana ikabana nawe, kuko ibintu by'Imana ntibimenyerwa. Ibintu by'Imana ntibimenyerwa. Iyo ubimenyereye uraseba. Imana iragucyaha, igukubita umunyapfu. Habanza kwiyeza. Umuntu yafashe amasengesho ngo afata amasengesho y'iminsi 7. Bari abantu 3 bose ndabazi pe. Bafata amasengesho, bashaka piano, bakababyimba kubita igisirimbo, barasimbuka, barasenga, barisararanga. Amasengesho bayashoje, Imana izana umukozi wa muhanuzi abarambwiye ngo ntaga amasengesho Imana yayabonye. Nimwiyeze mutangira yandi. Noneho umuntu twanyanye yafashe amasengesho y'amasaha 3 bitewe n'akazi ke. Aravuga Mana ngiye gusenga amasengesho y'amasaha 3. Afata isaha imwe yo kwiyeza, iyo kwiyinira. Ashaka umutambyi, ashaka umuntu w'Imana, arihana, aratura, arira Imana uburyo yayibabaje, arihana, arongera arihana,
ari bundi mu kwihana, mu kwiyeza. Nabwo ngo ni fondasiyo. Kwihana bikurura imbaraga z'Imana, bigakurura ubwiza bw'Imana, bikirukana abazimu utarasenga. Kwihana ku mukristo ni inkono dukubita abadayimoni bakava mu nzu utarasenga. Umuntu wihanye ahagarara imbere y'umuntu urimo abazimu bakabwejagura, abazimu bakamuvamo utasenze. Ariko umuntu utihanye uhagarara imbere y'umusaza agahita avuga ati nawe ubwawe tukurimo. Umusaza avuga ati nawe ubwawe warasaze. Kuko ibyaha ntibituma Imana ikubona. Yosuwa arababwira ngo nimwiyeze. Bari bafite urugendo rukomeye, bari bahawe misiyo ikomeye, bari bahawe kondisiyo ikomeye, kandi bari babanje no kujya gutata. Arabanje yohereza abagabo bajya gutata. Abantu bazi ahantu uzazi izi nkuru muzazisome. Hari nk'umuntu Imana yagiriye neza, imugira neza, ndatangara, sinshaka kumuvuga, muzamusome. Imugira neza. Barabanze baratata, bamenya amakuru. Kwiyeza bituma Imana ihaguruka mu kibazo, ikaza ikabana nawe mu kibazo. Ndashaka kubabwira inzira. Wabuze inzira, umaze imyaka ushaka inzira, umaze imyaka ushakisha uburyo wazabona Imana. Kwiyeza. Aramuntu amagara mwe parika ngibintu bango ntabwo bigezweho ngo niyo mpamvu abantu batakure. Hanashaka hazarebe umuntu umwe. Icyangombwa ubu ni Imana izaba yashatse, ni Imana izaba yatoranije. Shaka unyaka hazarebe umuntu umwe, niwe Imana izaba yatoranije. Ngo nze hano ntwike ngo biki byose ngo kugira ngo views. Mbababwiye data yambwiye ngo nze mbabwire ngo kwiyeza ni fondasiyo wubaka, ntisenywe n'umuntu uwo ari we wese. Ni usibye Imana nyiri ububasha wenyine. Umuntu wiyezeze nta muntu upfa kumusenya uko yiboneye. Nimba ushaka kugira imbaraga zimira izindi, afata igihe cyo kwiyeza. Reka mbwire abantu bajya gushakisha twa tundi bahuha, tumwe bambara mu ntoki, babandi bahuha abantu bakagwa, babandi bagira gute. Umva, shaka imbaraga z'umwuka wera zituruka mu kwiyeza. Nje ntago mbemera bari abantu bajya to umugasha umuntu araguye. Wapi kabisa. Iyo wiyejeje, Imana ikuha umwuka wera usenya imigambi ya Satani. Ikiganiro n'inzira mu kiranutse. Kwiyeza niho turi mu kiganiro mo hagati neza. Inzira y'umukiranutse. Bimwe mu bintu biri gutuma ubwiza bw'Imana buva ku bantu, abantu bagatekinika, abantu bagasiga amavuta, abantu bakabeshya, abantu bagakora afite ibyo bakenyeye, abantu bagahuha, abantu bakagwa, abantu bakangiza. Kwiyeza byarabananiye. Abantu bari gushaka gukorera Imana ariko bafite n'ibyaha. Abantu barashaka kubwiriza, barashaka kuririmba, barashaka kuba abahanuzi, barashaka kuba abatambyi, bafite n'ibyaha. Yosuwa yarababwiye nshuti, mwiyeze. Abantu barashaka kumenyekana batiyejeje. Yarababwiye ngo mwiyeze. Ejo mu gitondo Imana izakora ibitangaza muri mwe. Ejo mu gitondo. Haleluya. Mwiyeze. Yarazanye amakuru, ni ubutumwa yaravanye ku Mana, ntabwo ari ubutumwa yarizaniye. Yari amakuru yarazanye ati mwiyeze. Hari icyatuma tugera muri kiriya gihugu, hari icyatuma twambukana isanduku y'amasezerano tukayigezaho tugomba kwigeza, hari icyatuma tujyana ubwoko bw'Imana tukabugezaho. Mwiyeze. Yarirebye aribura, arabona ariko bati hari Imana imbye ngo nitwiyeze.
abantu barashaka ibyoroshye. Iyo umuntu arya ubugari, iyo umuntu ari kurya ubugari bakata gutya, abantu ibyo bashaka by'umutanyunguze, ibitaramba, ibitazajya bikugeza. Gukizwa utiyejeje ni ukubaka inzu itagira fondasiyo. Gusenga utiyejeje ni ukubaka inzu itagira fondasiyo. Kuba mu murimo w'Imana utajya wiyeza, kwiyeza ni ukwihana ibyaha, utajya wiyeza ni ukuba mu murimo w'Imana nta mutaka ufite ugutwikiriye. Kuba mu nzu y'Imana utiyejeje ni ukuba warirukanye umukunzi wawe, wararanye umuturanyi hafi witwa Satani, akaza agatora mu buzima bwawe. Igihe uzabaho utiyejeje, uzirukana umwuka wera ave mu buzima bwawe aguhunge. Hanyuma kuko uyu muntu atiyejeje, atakijwe, imbere y'Imana nukira Imana. Ibyaha biba ari umunuka imbere y'Imana, ibyaha binukira Imana. Imana itugirire neza. Aha ntabwo ndavuga ngo amen, amen igira hawe ivugirwa. Imana itugirire neza. Igihe cyose uzaba muri korari utiyejeje, udakijijwe, uzakurura Satani, azaza ture hafi yawe, ariko umwuka wera azatura kure yawe. Igihe uzabaho uri umutambyi udakijijwe, Satani azaza ture hafi yawe, ariko umwuka wera azajya kure yawe. Iyo udakijijwe, ubwiza bw'Imana bukuvaho. Kuba mu rusengero siko gukizwa. Kuba waravutse kwa paseri siko gukizwa. Kuba umaze imyaka myinshi mu itorero siko gukizwa. Gukizwa ni ukugira umutima ureka ibyaha kandi no kwiyeza. Hari ibindi nabonye ubu ngubu, hari amatitiri ageraho, agakiza gafite amatitiri, agakiza gafite ibyubahiro. No, agakiza nta byubahiro kagira. Agakiza ni agakiza. Ukabaho kumva yuko abantu bakiya. Nijya ntangara cyane abantu bakajya gusenga, ugasanga umukozi w'Imana we nihanya yihanye da, kandi ugiye kugabura abantu. Ihane. Kwiyeza gutera Imana kugupangira umushinga uzatungura abanzi bawe, ugatungura n'abagucukuriye urwobo. Kwiyeza byateye Imana, haleluya, byateye Imana gupangira Yosuwa n'abo yarayoboye. Igihugu baragifashe, baragifashe. Uzasoma izi nkuru. Imana yari yacumbikiye abatasira rokoka n'abo yahishe, biturutse mu kwiyeza. Yemwe bantu munkurikiye, kuba mwuzuye insengero nta kwiyeza guhari, nta mwuka wera uzaza. Kwiyeza ni intwaro umukristo yitwaza imukangira iminsi mibi. Ni intwaro utwara igukangira amajwi y'abadayimoni. Ni intwaro utwara igukangira imbaraga z'abapfumu. Ni intwaro utwara igukangira ibyo wari utabizi biroze. Kwiyeza biguhesha kwambuka ahantu hari amazi, araguhita ntaguhitane. Iriya nyanja itukura ntabwo bari kuyambuka, byari hatari, nta matara. Ariko kwiyeza yarababwiye ngo mukandagizemo ikinye mukomeze mugenda. Amazi aribwiriza, arahagarara, bambukiraho muzi. Ntibiturutse ku mbaraga ziwabo n'izabo babanyine, biturutse mu kwiyeza. Dore impamvu abantu anawe, dore impamvu kudakura mu gakiza mu itorero bigwiriye. Itorero rigwije abakristo
badakuze mu gakiza. Uyu munsi kuba aho uteranira barabonye urusengero rudafite ibyangombwa bakarukuraho kubera yuko nyine ariho arushingiye uragwa. Ariko umuntu ufite Kristo muri we arakomeza aragenda, arakomeza agende. Hari umuntu abwira ati ngende umukristo nzahora niwe ngeze ku gupfa. Kwiyeza mu kibazo ubona igisubizo. Imana ifashe uwo turi kumwe uhure na Yesu. Wowe urajya hariya ko Mana waranyanze urasomana, ko Mana waranyanze ujya mu bapfumu, ko Mana waranyanze ufite ukenyereyeho, urujya gusenga ufite n'utundi babaguhaye, ukajya guterana ufite n'utundi ukenyereye, ko Mana nunkunda. Reka itandukaniro ry'umukristo n'umupagani nuko ava mu byaha. Itandukaniro ikimenye Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto ntago ari imyembe, si ibinyomoro, ntago ari amatunda, ntago ari amavuka. Iyo bavuga imbuto bavuga imbuto z'agakiza, ikinyabupfura, imbuto uko uteye, imbuto werera muri karitsiye yawe ubamo, mu rusengero uko bakubona. Urashaka kwambara ubusa ugashaka no guhanura, have sigaho. Suko bimera. Wavuga ubutumwa gute wambaye ubusa? Urambaye ubusa uravuga ubutumwa, ntibishoboka. Urajya muri korari wambaye ubusa, urashaka no kuririmba no kudansa, ntibishoboka. Nta mbuto. Imbuto nazo zirakenerwa mu gakiza. Imana idushoboze iduhe kwera imbuto. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi irahari. Ntabwo Yosuwa yigeze abura inzira. Yarababwiye ngo nimwiyeze. Ejo Imana irakora ibitangaza muri mwe. Ndashimira Imana ko umuntu wagerageze gutera intambwe akamenya kwirinda cyane kwiyeza, ntabwo Imana imuteza rubanda. Yinemeye ko aca mu kigeragezo, agicamo iri kumucungira hafi. Ninde yemeye ko aca mu kigeragezo kumucungira hafi? Yobu. Imana yemeye ko aca mu kigeragezo agicamo ari kumucungira hafi. Haleluya! Yewe tata, yagiciyemo iri kumucungira hafi. Inshuti zimuvaho ariko yo ntiyamureka. Tekosika enemo drefa. Abavandimwe bamuvaho, Imana ntiyamureka, yamucungiraga hafi. Kubera iki? Yaramurebye iri mu ijuru, ngira mureba ari mu isi, ibona Yobu. Ngibona ni umucyo aramurikiye isi, aracaniye isi. Imana yari ikabona ahantu hari urumuri. Icyama ngo uyu munsi warone Imana ikwishimira mu muryango wanyu, aho utuye, umusozi utuyeho, akagari utuyeho, umurenge utuye. Icyama ngo Imana ikwishimire ube urumuri rumurikira abandi. Ubundi Satani ararakara aravuga ati urabuzwa n'iki kuvuga ko Yobu yahiriwe umukunda? Wamuhaye abagore, wamuhaye umugore, wamuhaye abana, wamuhaye amasho, wamuhaye byose. Ni kubera iki? Mugerageze. Imana iravuga ati ndamuguhaye ko singuha ubugingo bwe. Iyo yemeye ko duca no mu bigeragezo, ibihagaze hafi iri kuturebera. Narabwiye ngo igihe umuntu atarapfa, Lelayi, Imana ibiri hafi kuza ngikora igitangaza, bizakora igitangaza. Uzi icyabaye? Baragiye, amasho muvaho, imitungo imuvaho, abatubaha Imana n'abantu barebera ku bigaragara bavuga ati Yobu yaraguye, nkuko nawe bashaka ngo waraguye. N'umugore yashatse agera amubwira ngo tuka Imana wipfire, nta kindi. Yobu arakena bigera mu rwego ajya yishimisha ururyo, akicara mu ivu.
icyo satani yamusigiye urujyo saba simuramenye urujyo ni ukuntu inkono imeneka zaba zamenetse abantu batetse mu cyaro murabizi hagasigara amaryo urujyo aho ngaho hasi urwabya kwambise murarumenya hanyuma urwabya ni ngo irango nimenetse icyo bita bazabifate babishire kuri uzayifata ubishire kuri cano babona urujyo ngo ni inkono babumba mu ibumba hanyuma abakera bayitekagamo yimenetse iyo uri gucana inkwi za kinyarwanda turi gucana gaze Imana ishimwe noneho umwotsi uzamuka kuri ya nkono inkono igahinduka imbyiro none igiteruye nabi cyangwa ukagihingura nabi amashiga y'amabuye hari igihe hakoma inkono ikahita imeneka n'ibyo n'amazi akameneka n'ibyo bikameneka noneho rero iyo imenetse amajyo asigara muri rya shiga iryo shiga rero niryo satani yari yasigiye Yobu akaryicaramo hari mu ivu harimo niryo akajya yishimisha agwaye ibibembe abantu bose baramunena ariko Imana imugomaho iri hafi ye iri kumurebera bati nzagutabara abantu bafunga umunwa aho satani we urasebye hari abantu Imana irengeye ndabwiza ukuri hari abantu Imana irengeye mu iteraniro Imana umva icyo Imana yakoze satani amaze gutsindwa Imana yakoze iki yagaruye umugisha wa Yobu iwukuba kabiri kubyo yari afite yabikubye kabiri kubyo yari afite igihe cyose uzakiranuka mu mwanya ndaza gusenga isengesho rivuga ngo Imana ikugarurira ibyawe satani yatwaye icya kabiri ndaza gusengesha rivuga ngo Imana ikwambutse muri uyu mwaka ugire mu ndi mwaka mu izina rya Yesu Imana iguha intwaro zo kwitwaza umwuka wera Imana ikwambutse de kosika Imana ikwambutse inzira y'umukiranutsi irahari mbese waruzi ko Imana igufitiye inzira kwiyeza k'umuntu n'irembo Imana yinjiriramo ije kumutabara ukeneye gusurwa n'umushyitsi utapfa kubona ahandi fata umwanya wiyeze iyo turirimba ngo mushashi imikindo mu nzira uhetswe n'indogo batambuke haleluya haleluya hahiguje mu izina ry'Uwiteka gusasa imikindo mu nzira ntabwo ari ugufata ya mikindo yani n'ugusasa imitima umuntu agakiranuka hanyuma Kristo agatambuka mu buzima bwacu agahindura amateka yacu akaguha agakiza urashaka umushyitsi utazagusiga mu buzima bubi urashaka umushyitsi utazagutererana urashaka umushyitsi uzayihuse agasiga bitunganyije urashaka umushyitsi uzakungura ibitekerezo urashaka umushyitsi usanga wikoreye ikiriba akakizura urashaka umushyitsi uhumura impumyi aritakosika iyeze mu gitondo umushyitsi uramubona kandi arazura ibyawe ni Kristo uri muri wowe ni Kristo ugendera mu batunganye ntabwo ari Imana igendera mu batatunganye amen reka ndirimba akaririmbo soze njasenga ubutumwa ubwo ni buhagije ubundi ndavuga uburenze ubwo ngubwo yewe muntu w'Imana yewe uwamenye Kristo uhumure inzira yawe irahari nubwo ubona bitoroshye uhumure inzira yawe irahari
ntazagusiga ntazagutererana niwe nzira y'ukuri n'ubugingo niwe gisubizo cy'ubuzima bwacu niwe mibereho y'ahazaza umurashuti imana izakwibuka elashakotrefa umure imana yawe irakuzi nubwo ubona inzira zawe zasibamye fata umwanya wiyeze wiyuzuze n'umukunzi wawe fata umwanya wiyeze wiyuzuze n'umukunzi wawe fata umwanya wiyeze wiyuzuze n'umukunzi wawe fata umwanya mama wiyeze wiyuzuze n'umukunzi wawe inzira irahari iyi nzira irahari iriviyerije ntiranyurwamo n'umuntu uwo ari we wese inzira y'umukiranutsi imana yateguye reka mbabwire abantu batayinyuramo n'undi senga uwa mbere nta murozi uyinyuramo yayinyuzemo arapfa iyo agerageze kunyura mu nzira y'umukiranutsi ntabwo imana ibyemera arahagwa nta musinzi uhanyura nta mugomo uyinyuramo nta mwanzi uyinyuramo nta mugambanyi wayinyuramo inzira y'umukiranutsi nta mwirasi wayinyuramo nta munyabwibone uyinyuramo inzira y'umukiranutsi imana irayihisha imana ishimwe inzira yawe irahari riviyereje ndajya nkubwire ufata umwanya wiyuzuze n'umukunzi wawe inzira irahari ntabwo umupfumu azayinyuramo ntabwo imana izabyemera ntabwo abarara bacuragura ntibazanyemo ntabwo imana izabyemera nje kukubwira ko imana ifite ubushobozi bwo gushyiraho inzira ejo mu gitondo igitangazo ukakibona bitewe n'uko wiyejeje yewe fata umwanya wiyeze ukeneye amahoro ukeneye kwishima ukeneye kurama ukeneye kugira agaciro umuryango wawe ukeneye kugira ibyishimo ukeneye gusa neza ukeneye gukira igikomere ukeneye gukira agahinda erita kosika fata umwanya wiyeze numara kwiyeza inzira yawe irahari ukeneye kwakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu fata umwanya wiyeze ukeneye kuba kwifuzwa fata umwanya wiyeze ukeneye ko imana ikingura imiryango igafata ibiganza byawe ikabisiga umugisha ushuhuje ukurebye akabona umugisha icyo ukoze kikaba umugisha abantu ubyaye bakaba umugisha imodoka utwaye ikaba umugisha bizinesi ubamo ikaba umugisha minisiteri uyoboye ikaba umugisha naho uzajya hakaba umugisha fata umwanya wiyeze ukurura umukunzi wa Kristo azakamya inyanja niba natega n'inyanja ngo uyigwemo azayikamya niba natega n'ikamyo uzayisimbuka niba natega n'uburozi ngo uburyo ntacyo buzagutwara icyo bazatega cyose imana izateye kugere mu gihugu cy'amasezerano yawe ndakwifuriza kuba umuntu wejejwe muri Kristo Yesu niho hari inzira y'umukiranutsi data mu izina rya Yesu Kristo mfatikanije n'abera bose mfatikanije n'abantu badukurikiye hano mwami ndasengera umuntu wese udukurikiye muri kano kanya ugize icyifuzo cyo kuba ngomba kwiyeza buri muntu wese hari uwateye intambwe ari hano ariko agomba guhora yiyeza kugira ngo umurwanire urugamba birashoboka ko ageze ahantu avuga ngo nkeneye ubutabazi bwihuse n'iki cyo gukora ni ukwiyeza kugira ngo amateka ubashe kuyahindura
rela. Ndasengera ababyeyi, ndasengera abagabo, ndasengera abasore, ndasengera abakobwa, ndasengera umuntu wese unkurikiye, aba diaspora, abanyarwanda, buri muntu wese unkurikiye, East Africa, umuntu wese dukurikiye, umuntu wese turi kubana muri iki kiganiro, inzira y'umukiranutsi irahari. Ndamusengeye kugira ngo nk'uko biyejeje bakabona igitangaza, bakabona imirimo ya, ugatangira kumukuza, ugatangira guhindura amateka, niko sengeye umuntu wese ugiye kugira izi nzozi no kugira amahitamo meza yo kwiyeza, ngo mushoboze kugira ngo Yeriko iri imbere y'ibigeragezo iriduke, no kumuha imbaraga zo kwiyeza. Shoboza buri muntu wese unkurikiye ndetse n'uzumva iki kiganiro, umuha imbaraga zo kwiyeza. Kandi hari n'abandi biyejeje, hari n'abandi, hari abana bawe, hari abafite ibyifuzo. Mwami wanjye we, uyu mwaka turasengeye umuntu wese umuhe kwambuka uyu mwaka. Lelayi, umuhe kwambuka uyu mwaka. Satani hari abo yifuza kwiba, turi kubona impfu nyinshi zitambuka mu bantu, zihitana abantu, ariko turasenze nguhe ababyeyi kwambuka uyu mwaka, uha abagabo kwambuka uyu mwaka, uha abasore kwambuka uyu mwaka, uduhe kwambuka uyu mwaka. Inzobo zacukuwe zive mu nzira. Trekosika, mwami, uhe buri muntu wese dukurikiye kwambuka uyu mwaka. Uyu mwaka awambuke. Ilikotrefai, kubwo kwiyeza nk'uko bambutse iriya nyanja. Nange ndavusenze umuntu wese umuhe kwambuka, umuntu udukurikiye umushoboze kwambuka, yambuke ave mu bigeragezo, yambuke ava mu madeni, yambuke ava mu bukene, yambuke ava mu burwayi, yambuke ava muri za cyamunara, yambuke ava mu magambo, yambuke ava mu nzingo, yambuke ava mu gukenyuka, yambuke rela, ahindurirwa izina, ava ku gatebe abarozi bari baramwicazeho, umwicaza mu mwanya wamugeneye, kubera kuri Imana ize gushyikira umuntu wiyezeje. Ngushimiye ko mwami ubikoze imeshaje yumvikanye mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Umugisha w'Imana ukubeho. Mwifurije ko kwiyeza ejo mu gitondo ugahora n'Imana mu izina rya